ikaze niba ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere basaba gukora subscribe. Niba dusanganywe ugira umugisha w'Imana. Uyu munsi nje kukubwira byinshi ku basirikare barinda papa. Ese wari uzi ko abasirikare barinda papa bari mu gisirikare cya mbere ku isi gihembwa amafaranga make? Wari uzi ko abasirikare barinda papa baba ari Abasuwisi gusa? Nihe mpamvu bitera? Ibi ngibi n'ibindi byinshi naguteguriye ibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Guhaye ikaze. Ibitangaje ku barinzi ba papa bahembwa miliyoni 1,400,000 ku kwezi. Papa nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ni na perezida wa leta ya Vatikani, akagira abarinzi bazwi nka garde suisse bagomba kuba bapima uburebure bwa metero 1,74 kuzamura. Bafite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi. Mu gutoranya abagomba kujya mu barinzi ba papa harebwa niba ufite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi, witeguye gukora nibura amezi 26 kandi ukaba warakoze imyitozo ihambaye ya gisirikare. Ku wa 6 Gicurasi muri uyu mwaka, abasore 23 barahiye kwinjira mu ngabo zirinda papa. Abarinzi ba papa bambara impuzankano yambara y'ubururu, umuhondo n'umutuku. Bakunze kuba bafite inkota n'icumu rifite ikimeze nk'ishoka. Iki gisirikare kigizwe n'umubare muto w'ingabo ku isi. Binyuze mu bwumvikane hagati ya polisi ya Vatikani n'inzego z'umutekano w'Ubutaliyani, bashobora no kwitwaza imbunda nto za masotera. Izi ngabo zatangiye kurinda papa mu mwaka w'1506 byemejwe na Papa Julius wa II. Ni ingabo zitagomba kurenga 135 zose zihuriye mu kwemera Gatolika, zikabarirwa ku kigero cy'imyaka 19 na 35. Banyuzwa mu masuzuma ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe menshi, ku buryo hari benshi bavamo ku ikubitiro cyangwa bakavamo kubw'imyitozo yendaga kurangira kubera uwagiye yasanze atari umuhamagaro we. Muri iki gihe basa n'abagaragara cyane mu birori byo kwakira abantu n'ibindi bikomeye, ariko mbere barwanaga urugamba kakahava. Abasirikare barinda umutekano wa papa mu ngendo zose z'akazi agira bagahembwa nibura amayero 1,500 ku kwezi, ni ukuvuga 2,400,000 ku kwezi y'amanyarwanda. Garde Suisse ni umutwe utandukanye n'abashinzwe umutekano wa Vatikani muri rusange, kuko bo bashinzwe umutekano wa papa gusa. Baba barahawe imyitozo ihambaye ya gisirikare, bakiyongeraho n'imyitozo njyarugamba idakoresha intwaro, kandi bakitoza gukoresha intwaro zigezweho. Garde Suisse baba mu bigo bya gisirikare i Vatikani, ariko bakitaba bwangu bagiye gucunga umutekano wa papa igihe cyose agiye hanze. Abarwanyi b'Abasuwisi batoranyijwe ngo barinde papa bitewe n'ikinyabupfura n'ubuhanga kurwana byaranze ingabo z'Ubusuwisi mu myaka ya kera, ku buryo ubwami butandukanye bwo mu Burayi bwakoreshaga abacanshuro b'Abasuwisi mu ntambara barwanaga mu kinyejana cya 15. Kugira ngo winjire mu barinzi ba papa ugomba kuba uri ingaragu gusa, wemerewe gushaka igihe ufite imyaka 25 kuzamura, ariko ukiyemeza kuzaguma mu kazi nibura imyaka 3. Usabwa kandi kuba ufite nibura impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye kandi uri umuyoboke nyakuri wa Kiliziya Gatolika. Bahabwa icumi ry'ubuntu, abana babo bakigira ubuntu, nta musoro batanga ku byo binjiza, cyangwa kandi n'amaguriro bahahiramo nta musoro abaca. Izi ngabo za papa ziratangaje ku isi. Mwibutse ko ziba ari ingabo 135. Kwinjira mu gisirikare cya papa cyangwa se mu gisirikare cya Vatikani ugomba kuba ufite imyaka 19 kuzamura kugeza kuri 35.
wibuke ko dutangira ikiganiro twakubwiye ko abinjira muri iki gisirikare bagomba kuba bujuje ubuzima umuntu aba afite nyabuzima. Nsubikiye hano mbashimira ko mwateze amatwi, mugumane natwe kuri uyu muyoboro kandi mwibuke gukora subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane.